ko impamvu ari impamvu Uganda ifunze iyi mipaka kandi twari tuzi neza ko Uganda ibanye neza n'u Rwanda kandi officially u Rwanda birazwi ko rurimo rurwana muri Kongo, inkotanyi ziri muri Kongo, ni nazo nakuvuga ngo ni planificateur w'intambara iri guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. None uyu musheri wa Uganda gutafunze imipaka, pardon, gute ateje ikibazo muri Kongo bikarangira Uganda ifunze imipaka nk'iyi yari ifite ikisobanuye cyane mu migenderanire ya hato na hato y'aba Uganda, y'abanya-Uganda n'abakongomani, uhere kuri za Bunagana, za Kishasha, n'imbe Kishasha hose byagenze bite, niki cyabaye? Ndeka iyo wenda gusesengura kuri icyo ndabanza ndebe inyuma ho gato cyane. Uganda yigize kuvuga ati yo nago iteze kuzakira impunzi zose ziri mu rugamba hari yango zize guhungira nanone muri Uganda. Yego cyane cyane ko bamaze kubona Kataza Kagame we iyo bahunze iyo bagiye guhungira bati mu banyakirire ngo batazanshira ngo abazi ko ari Uganda izi neza ko bari abantu bazahabwa ibihano bikakaye nyuma y'ibi byose. Uganda deja irabizi ko bazahozwa n'inkiko tribunal, bazagira ikintu cyitwa ntabwo wabonaga mu Rwanda hariya kuri stade rwa rukiko rwari rwa tribunal ni bimwe na ICC, navuga ngo bazahuza inkiko izo ngizo ku buryo bazakatirwa n'igihugu cya Kongo kizababarira ukibabarira gihano ugihana gifite uburenganzira. So navuga ngo urebye kuntu bavuze ngo nawe bakeneye kuza ubu ngubu bamaze kubona ko barimo Rwanda rwagiye gusapotinga miya ntambara ya Minembwe kugira ngo babone ikintu cyitwa gateway, babashe kubona ukuntu basohoka nkuko Rugabo yari yavuze Fidel ati akosomo ko adaheruka kwasama we byaramucanze rega ni ibibazo byamubera ibibazo bikomeye. Yari yavuze ati nago dufite aho twanyura, dufite aho twaca, rero twasabaga ko byibura tubonye aho twanyuza abantu basigaye bake turakunda ono Rwanda rumwe ko shembaraga zo bucweka ihembe na 23 nako nago ibaho na RDF bashaka uburyo babatambutsa bakabacishaho bakabazana muri Uganda. Uganda irabireba ngo mongere mbajyane ikibungo murakavuna umuheto mbajyane ikibungo nimushaka mbavane mbajyane zano zahariya ku Kitabi muri ya nkambi yo ku Kitabi bitango kintu kigembe sinzamaze najya ncanga yo ngayo za Gasarendo mbajyane iyo ngiyo nimwongere kuzana tuzana ibibazo no muri Uganda. Ubwo rero niho jewe mbona ariho bigana barateganya cyengala mwirira Kagame baramutaka ko ajya bajya guteka batera agapira kashize mu mwuka nagashaka ko izo mpira ukiri mu mwuka Uganda agasi umutipe no bwari umwana wacu ko agira gutya kongera akavuna umuheha akongera akiyongeza undi ubwo akatana tumenyera abizi neza ko twamunogonora ubwo ko aragira ngo tubigenze guti abaya ngo je nakubita Uganda amasegonda mabi cyane nkabakuramo umwuka bose nkabica nkabamara baseka ingabo z'u Rwanda abatora y'abatofete karampenge dufite ibihanganye naje bona abasiyetana benshi bwana bwabaga bavuye mu cyaro kazi karamwe ese uya Uganda twahirasa tukayishobora kigena nyiri serge nyiri staff sergeant hama Uganda twahirasa minsi yo ine bagomba kwisanga turi state house ndavuga dizo turi gukontorora ndavuga disa ngaba nago bazi ikintu bavuga icyo ari cyo nago bazi icyo bakira nacyo iriya ari genya mu mugi mfite nk'ibihumbi 100 by'amagande nkavayo naguze ibintu byose n'imodoka nayiguze. Ushatse kuvuga iki nyakubahwa fande? Buri kintu cyose mbonye mba numva najya mu biciro nacyo waciringa nacyo nk'abana bose mugurisha gute ki nkumva naguraka nkumva ko se wagurira madamu iki nkumva nagura ibi nibi nkumva ndo wadanje mfite ibintu byose bishoboka. Sasa bo babona wifitiye udumbije no kumva byose wabigura mva mugi naguze ibintu byose ngo buri kimwe cyose nakirangije. So nabo bari Kagame iyo abonye ukuntu yujuje udutwaro hariya niba afite imbunda 50 cyangwa 500 amenye ko Uganda ifite ibihumbi 5 muri make bwo Uganda imukubye inshuro 10 isa gusa ahubwo buya bwasuko barandingisha hiriya kureba utashobora kuza mu kirere cy'u Rwanda. Uganda ifite ubukubye ubwongo bumagana. Ngengeye kuguha impamvu ishobora gutuma Uganda ishobora kuba ikubye inshuro zirenze magana Imana igumugisha ukivuze neza. Wabonye ibishanga byo mu Rwanda kono leta iri kugenda ibyimuramo abantu ikabakabaho muresi bikarangira badafite niyo kuba. Uganda arakubwira ati hari igishanga ushobora gusanga kingana nk'intara yose yo mu Rwanda cyangwa tuvuga akarere ariko Uganda barakubwira ati kira gishanga rero
n'ubwiza bwa Uganda cyane ari umuyobori ku buryo n'abaturage nubwo ubona ari iriya sosiyete ishinzwe kubuza abantu kugira guhinga mu bishanga rema ibuza abantu kubaka mu bishanga no kugira gute no zaranturu yabyo usanga abaturage ako Uganda ni igihugu cyiza Uganda ni igihugu gifite ubuyobozi bwiza none wabukura abantu bayinyura mu kwaharya muri humye bakagenda ahantu rema itagera bakihingira amateke bagiye baba Uganda we Uganda na amata kandi barabimenyerega ahubwo ikintu nabonye abantu babuza niba bandi ahantu nyine yashobora kugaragara neza ariko abantu bakajyamo ukabona umuntu arahinga itaka ritarirya nta n'umuyobozi yaryatse ariko mu Rwanda baguhembuza umunigo bakoreka kubanza kubera ko abagome bakoreka kubanza ukeza wajya gusarura kabango ndakwiye guhinga aha bakahita bitwara urumva rero Uganda ni igihugu rwose u Rwanda rupima akorekasha n'ibintu tujye tuyibutsa abantu reka mbabwiza ukuri u Rwanda rugirira ishyari Uganda bagasuzugura na president wacu Museveni umuntu bandika ibintu zajya mbibibutsa bamwise ngo nago ari umunya-Uganda ngo no umutwe wavukiye ngo umugabo ngo papa we ngo abavuga amagambo menshi ku binyamakuru ibi bintu ibingibi mwavuze nago twabyibagiye bira ni bitakaragasi nibyo navuze by'ibitakaragasi nago tuzabyibagira niyo mwabikundishwaho mufite ubugambo bwinshi na ya mizindaro iciriritse Uganda barusha ubumuntu barusha ubwize barusha ubufore barusha kila kitu n'uyu muhungu umukobwa uyinguye Queen ibyo yavugaga sira cyarimo ibi yavugaga yarabashukaga ariko yarabahenje nuko batabyumvishije neza Queen yaramavuga utuntu twe ariko numvira byo nkunda kumvira mu migani nkumvira mu rusaku cyane nk'imfubyi kuriya nabaye imfubyi indi muto ariko byose njya mbyumva nkahita menya icyo ashatse kuvuga ariko bakabango shanga umukobwa wari wacishanga n'umunyarwanda yavuze ngo akunda abanyarwanda Queen anahakiri yani yarabatabataye kusi irihinyuza video ya Queen mu gihe uri kwishaka wenda abanyarwanda n'abandi badukurikira mu kare muri rusange ubwo bifata ku Burundi kuri Uganda urumva yo nayo yanajemo direct bigafata no kuri donc en quelque sorte Tanzania ariko Burundi u Rwanda Uganda Congo ni ibintu byose byifatamo hano bakubwira ko nk'impamvu igihugu cya Uganda cyafashe umwanzuro wo gufunga iyi mipaka irimo Bunagana Ishasha ndetse na Kitagoma ngo impamvu yavuzwe nuko uyu mupaka cyangwa se imipaka ikoreshwa n'inyeshyamba zishyigikiye u Rwanda ngo harimo na M23 ibi bintu bisobanura ikirego inawezekana cyangwa tugaplay gutya tugatikura uruzungu cyangwa tugaplay uyu mukobwa arakatsindwa ntayo yaririmbye mumumvishe gusa nabonye nakoze video arambwira ngo wakoze video ngo urata mu Rwanda abariya n'abavandimwe bariya n'abavandimwe so nta mpamvu yo kuvuga ngo sinabavuga humwe niba mwarakangaranye muri impunzi nje ntabwo ndi impunzi I'm not a refugee ndi umunya-Uganda mfite kandi ndi umuntu utajya wihisha harimo bamwe nzi bigira abanyankora atari bo hakabaho bamwe bigira abafumbira ari abanyarwanda jewe ndi umunyarwanda umva nagize n'amahirwe ahura na perezida waha nkamubwira ko ndi umunyarwanda nkanamusubiza mu kinyarwanda kuko perezida wacu nyakubahwa perezida Museveni bibaye ari ijuru rya mbere u Rwanda ni irya kabiri ako kantu avuze bibaye uvuga ngo ni inzu u Rwanda ni mu kirambi muri Uganda n'uburire turuhukiramo mama iryo jambo iratuma nkatwarayo tugatwareyo abantu babona uyu mukobwa wanyoye inka yabare tata kabyare Queen Museveni uza baratumuye salute muhereze yingiye akayiko iwangishe Museveni general baraga afande Museveni ndakamaguruke nyiterera izina ry'Imana sanichonganishe na dunia ni kabisa ichwanzi cyatatu asubira mwarago asubira mwaracyagaye ubahwe uri umuntu w'umugabo voilà aho ngaho urusoro nzagera uje uramunika nzamurenga uranamurezo voilà sasa rero yavuze koporo mu gisirikare ya mutipe magashi yavuze koporo mu gisirikare ndayikwambitse ko mbonye Imana ikubita umuntu wese witiranyije Imana mu Rwanda akayitesha agaciro nibyo nakubwiraga wa mwuka mubi
ubwibone n'uburakari yego weka pale ni mu gihe uri kubabwira ni video y'umukobwa wanyoye inka rwose tuyishyira Manatwangane abanyarwanda bayibona bacu batawanse ibintu no turagikorera ruzungu hanyuma rero mu gihe turi kuyishyiraho mbabarira ndakwinginze reka nkurabe banza forwarding kwaje nkwereka ibyo twikorera aka kantu ndashaka kugira ngo ukagira ugasesengura ukurikije iri tangazo bavuga ko uyu mupaka ngo ukoreshwa n'inyeshyamba zigira gute zishyigikiye u Rwanda ngo zirimo na mama 23 kandi mama 23 ni umutwe waremwe n'u Rwanda none mama 23 ko numva Uganda isa nkaho itari kubyumva kimwe n'u Rwanda bwo icyama uyo ukuntu mbikunda twari dufite umusego witwa Gasherebuka urayisendingiye ariko ubuntu butwara kano nakwaje ariko nkongorere mureberi abantu bazo rozungu nuko iyo politiki banaje kubona Kanyarengwe Kagame arimo kumwongorera Arusha amwegire neza agasibu yafande yamubwira Kanyarengwe wevuga gutya na gutya vuga gutya na nize kumva ngo ari kumenye ko nzana gukimbiza nureba nawe kuvunira umuheto njye mvuze cyane yigeze ngo bige Kagame yajyanye na bazivamo muri Amerika kuriya nako bari bajyanwe kuriya sinzi ikintu bacyari kibajyanye ngo noneho ngo bajya kuri self service noneho Kagame ashiraho tukuje dukenyene bicaranye n'abandi ba president n'abandi bayobozi noneho ngo bazivamo ngo yarura ikintu kimeze nk'ikirunga Kagame ngo abibonye aravuga ati ndapfuye noneho uyu ngo nda president aravuze ngo minister wanje koko aranje ati aravuga ati rero tugiye kuriya muri Afrika tubanza gusengera ibiri mwese muhumirize dusenge dushimira Imana kandi ndasenga mu rurimi rwacu ahita abwira mu Runyarwanda abwira aravuga ati bazivamo ugatsindwa n'Imana we inda yawe yarakurenze wowe ugapfa ngiye kuvuga ngo amina wagarutse kare wabigabanyije usigaje nk'ibi mfite giye ku isahani ibi biryo uwashizeho nagurya iwanyu bitegenda ugabanye vuba vuba ari akajya arebesha ijisho yabona bazivamo yagarutse kare yashizeho duke nk'abasabye mu izina rya Yesu amena in the name of Jesus Christ we prayed amen barije basanga bataye ngo ke tutangiye tuyi Abibaze byabaye. Ibi ntago bavuga uri mu Rwanda. Ntago bavuga uri mu Rwanda. Ubundi kubivuga ko zarahamuye abantu akoshe inkotanyi. Ko James Wizi yazakugutubiri twinyuma. Azakuguterura hano Uganda ari ngo amafaranga ngo umva. Amafaranga rwose ngari gutangwa ariko se Uganda ko nabonye za ruswa bajyaga bahavuga nabonye harabuze sigaye zikorahora. Za ruswa twa dufaranga ngo twanyuraga ku nawe afande Muhozi yabamara ruswa ntagishaka ruswa afande Muhozi ntago yabemerera ngo uba ufashe wese yabahagurukiye hagurukira bita ruswa azanabashya no karaba nibaza ne ubugoryi bwabo nge namutinye afande Muhozi kabisa arasobanutse afande Muhozi arasobanutse ku rwego utakumva hanyuma rero tubwire nyine nibyo nakubwiraga ntitubwire uriya rwango rurimo nyine iyo ni hate y'abanyarwanda kandi bo ntago bishishira iyo Kagame ikintu abona atagifitemo inyungu akora ibishoboka byose kugira ngo byibura ubugande bwa nyuma bugaragare nabi kandi babikora muri propaganda mu buryo bwose bagiye bugaragara yatanze za ruswa nyinshi cyane ahantu habaga hari abagande Uganda iri aho bahuriraga mu bintu bigendanye n'iby'imiyoborere myiza cyangwa no kugaragaza ikintu cyatuma Uganda igira izina Kagame yabaga yahitambitse cyane akabimisha iriyo soko cyangwa se ishusho nziza ikaba irapfuye y'abagande ariko Museveni yabimenya agaceceka up to now n'ubundi abuyobozi bwa Uganda burirengagiza ukabona u Rwanda ntacyo bavuze n'amahanga yitamenya aza kubimenya neza ko u Rwanda rwikundishwa dushaka kwigaragaza kandi u Rwanda rwagiye rwiba amazahabo menshi cyane u Rwanda nanubwo bavuga ngo urangana nambara uyiteranyije na ntungamuntu n'amasaka ariko ugasanga still baratanguba batunganyije uriya murenge wabo ngo ni igihugu nuvuga ngo amafaranga bibye muri Kongo yarakwiriye gusakara u Rwanda nka etage hejuru rwose bakarukavaringa noneho rukaba bakabona kwirata neza byemewe n'amategeko ariko nkababaza you guys none ayo mafaranga yose ko atarusakaye
abantu bakabakira mu bukene bicwa n'inzara, ayo mafaranga yagiye he n'ubu nkibabaza. Ubwe Kabarebe byaramukitse hariya mu majyaruguru, avuga ijambo aravuga ngo dufite capacity yo kumara imyaka 30 tudafite inkunga z'igihugu cyari cyo cyose, abaturage bacu barya, abanyeshuri babo abana babo biga bakanambara bakamererwa neza. Ibyo byose byaje kurangira gute? Nka Nyomberi kari mwe mwabyivugiraga mu kanwa kanyu, ubu rero mukarangiza mugafata abaturage mukatugera nka takataka. Ariko rero ubundi iyo tubonye ko icyo gisirikare cyanyu kimaze kuba aricyo kirimo gutoteza abaturage, nicyo kiyoboye, abandi bagenda ari udukingirizo, abandi uhungerehe ndukweperehe, akaba akora ibintu nk'ibyo, no yamwe Bizimana mwamaze kumugira ikibazo, abanyarwanda bose baramwanze baramurakariye. Niwe muntu wanzwe mu Rwanda cyane Bizimana inde Damascene, ubu niwe muntu wa mbere, kubera ko abavuga ibitari bye we wanyawe yarihishe mu buriri. Iryo jambo uvuze hari umuntu ryafungishije mu Rwanda, urabyibuka? Bizimana Jean Damascene ngo niwe muntu wanze mu Rwanda. Wese ntabizi ko yanzwe? Arabizi? Narabizi. C'est pas grave, c'est normal. Icyo nzi cyo Bizimana cyitwa Karuma, ewana uyitege. Hanyuma wa mukobwa muto mwiza wanyoye inka, duhere kuri iyi cyangwa duhere kuri iyi? Duhere kuri Hotel Bausi kano kenyine, bamwita Queen umubano kabisa. uva rero mbabwire, nabonye nakoze video, arambwira ngo wakoze video ngo urata mu Rwanda. Abariya ni abavandimwe, bariya ni abavandimwe. So nta mpamvu yo kuvuga ngo sinabavuga hamwe niba muba mwarakangaranye muri impunzi. Nje ntabwo ndi impunzi. I'm not a refugee, ndi umunya-Uganda, mfite kandi ndi umuntu utajya wihisha. Harimo bamwe nzi bigira abanyankora atari bo, hakabaho bamwe bigira abafumbira ari abanyarwanda. Jewe ndi umunyarwanda. Umva, nagize n'amahirwe ahura na perezida waha, ntamubwira ko ndi umunyarwanda, nkanamusuhuza mu kinyarwanda. Kuko perezida wacu nyakubahwa Perezida Museveni bibaye ari ijuru rya mbere, u Rwanda ni irya kabiri. Urumva? Bibaye ari ukuvuga ngo ni inzu. U Rwanda ni mu kirambi, muri Uganda ni uburiri turuhukiramo. So uri kubyumva? Ariko muri Uganda ni iki? Kinyarwanda ahubwo wipostinga Rwanda ntabwo ari abanzi bacu. No way. Niyo mpamvu nabonye abanyarwanda bamwe baje banyurira batabizi b'impunzi bavuga ngo ndimo kwenda kubuzana akavuyo mpumureho umuhongabano. Twe turi abanyarwanda baha Uganda, andi niyo abagande badakoze ibidakwiriye turabibabwira. Mva mu bintu bimwe perezida wacu yaduhaye, nyakubahwa Perezida Museveni yaduhaye ikaze ryo kumva ko iki ari igihugu cyacu, koze twebwe nicyo gihugu cyacu, niho twavukiye, niho twakuriye n'ababyeyi bacu, nituzi no mu Rwanda. Ariko bitavuze ko navuga mu Rwanda ngo muze mu nyaka wishyiraho flaga y'u Rwanda, munkureho umuhungabano, by the way munkureho. Perezida Museveni niyo dushatse kuvuga ibyo tubona abagande bakora bibi, nimba ari ikintu Museveni yatwemereye ni ukwishyira tukizana. Mu Rwanda uzishyire wizanisha, uzibeshye. Ntabwo nyakugenda yabivuze Ezra Mpyisi. Ushatse kuvuga ibitekerezo byawe byiza wabizira, bakwica, bakurangiza. Hanyuma naka tugashyiremo aho ngaho twari mu mubano nyine, mwe mu mutwika ruzungu, ako mukubita mwica umuzimu. Wow, Major Robert original. Twari mu twica abazima aho ngaho mama. Twari turi mu nama y'abanya aho arimo ategura uburyo za performing, aje gucuranga badaya pale kabisa. Ngayo nguko hano mama ari mukeye, ibintu bimeze neza cyane, bari ibirori. Right. Hanyuma uyu mukobwa dukurikije ibyo avuze ni ibintu bisobanuye ibintu byinshi cyane. Avuze ngo mu Rwanda ni ikirambi, Uganda no buriri turuhukiramo. Sobanura ikirambi niba ukizi. Ikirambi se iyo umuntu akubwiye ngo uryame mu kirambi aba yagukubise hasi, aba yakorangije mu yindi mvugo nziza aba yakorangije. Mungu wanjye, ikirambi ni iki? Ikirambi burasa si mu minambizo. Reka ikirambi ni ntabwo ari ikambere. Mu kirambi ni chini ya huko
uko aha hanyuma rero iyi nkuru ivuga ko mama 23 irimo ikimbizwa ku rwego rwo hejuru bigeze naho bigiye gutera ikibazo ku mupaka binageze naho u Rwanda nkuko bajya babivuga ngo Kagame ni uncle wa Afande Muhoozi Kainerugaba ariko bikaba bigeze ku rwego Uganda nayo ivuga ati ibyo ntibyatubera ikibazo. Ndahita mbihuza n'ibintu biri kubera hano bita muri territoire ya Fizi, nimba ari territoire ya Fizi. Fizi ibintu byaje kuba byagira gukara ku rwego rwo hejuru cyane, mu buryo intambara ngo zirakomeye cyane. RDF irimo irarwana na mama 23, pardon, RDF na mama 23 icyama bakarwana mazimane byumve ukuntu buhanuze rabakasetereka bakabahinduka bakabarasa mu buno, aba bantu bashobora kuzisubiranamo kabaraza. Ariko Afande yibutse disi bano bantu yabohereje undi musada bigoranye kubera imipaka nyine nibi wenda na zino kamera z'abazungu ziri gucunga buri kimwe, ariko yohereje umupaka rwose ari muri Minembwe, umusada udasanzwe hano muri Minembwe. Ibintu rwose ngo bigenda neza cyane, ngo hari kuba intambara ya danger. Ariko nuza rutayabwirwa ninde senderi nuza Rugabo Fideli ubu naza kuvuga araza kuvuga y'abagombozi sha Rugabo Fideli araje agambe, uravugisha ukuri, araje agambe Rugabo no amagambo agiye kuvuga nunga arabarakasa muto, ndakubwira ngo araje agambe si gusa Jamaye nagari buvuga aragamba. Aro umusirikare wageneye Afande ijambo sinzi ko twari mukishirizaho tarajya kuri Fizi. Okay, tuanze mucishirizaho tubanze tubabwira ibiri kubera Fizi. Tubanze ngira ngo igendane ije data we mama we message yiswata nagwa zitinzamo gishakisha amakuru arimo atugeraho atubwira ko ubwo ibyo ku mupaka wazabunagana n'ahandi hose mwabyumvishe ko mama 23 iri gukomanyirizwa mu buryo budasanzwe. Ubwo ndavuga umuntu uzi gusesengura ariko aribaza ngo nimba i Burundi hafunze, Tanzania naho barabizi ko batahinjira, nabo barabizi, nabo ubwabo barabizi kuko kereka Samia Suluhu ashaka kujya mu makimbirane kandi arabizi ko ari indyarya kurusha n'ibindi byose. Hanyuma na Uganda ukabona ko imipaka yose yakabaye ihuza Kongo ahantu nyine mama 23 yakabaye nyuro ifunze. Mbibutse ko nanone ari amakuru ari kutugeraho tubwira ko ngo u Rwanda rumaze igihe rufunga imipaka ngo byato na hato, ngo cyangwa se ngo abasirikare bagahagarara hariya ku mupaka ngo babuza abanyarwanda gutambuka bajya muri Uganda, bikavuga ngo barindaga ngo ikitwa ngo Ebola. Ariko nyamara amakuru ngo aduha ko bamwe bakavuga ko abasesenguzi bazi gusesengura neza ibijya diplomasi ndetse n'izi ntambara ziri kuba, bavuga ko ngo ahubwo mu Rwanda ngo bari gutinya abasore bahunga u Rwanda batinya kujyanwa ku mirongo y'imbere y'urugamba hariya mu burasirazuba bwa Kongo, na cyane cyane aho intambara ihindura isura hano muri Minembwe. Twaranye tukagaruka hano rero muri Kitavi, ahitwa Kitavi. Amakuru akubwira ko ari agace kanini kandi kari ku misozi ahantu hirengeye, kari mu ntara Sud Kivu, urumva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hafi cyane cyangwa se mu misozi ikikije Minembwe mu gace ka Fizi cyangwa muri territoire ya Fizi. Ahantu rero ngingabo za Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi ngo n'umutwe bitwa Wazarendo barimo na Hibu Force ngo bagosiriya misozi miremire ngo bari kurasa ikintu bita masasu aremereye cyane ku rwego ngo hari kuza ngo n'imbunda ngo zirimo ngo ziraswa ngo batigize babona. Amakuru kaduha ko abasesenguzi naraje kudufasha bakaduha ko ngira ngo wenda iyi foto ntitwabashije kuyihereza abana bakunzi bacu, ariko amakuru dufite aduha ko ngo iyi misozi iyo umuntu ayifite biroroshye cyane kurasa ku kibuga cy'indege mu gihe hari abasirikare cyangwa se abarwanyi barimo bagenda bahacaracara mu gace bafite, kurabizi ko badafite Minembwe centre ndetse na Minembwe kibuga cy'indege ntago gifite cyose, harimo intambara pe ikomeye. Iyi misozi rero miremire bivuga ko ngo kuva
ingabo za Kongo ndetse na Wazalendo na Ibu Force n'abarundi bamaze ngo kuyataka bayimaze kuitsinsuramo umwanzi ngo ni imwe mu misozi ngo yajyaga ibare donc ibananiza ngo gutsinsura umwanzi ariko kuva bayifashe ngo mwitega kagiye kuba iyi misozi urayivugaho iki nyakubahwa Afande Robert? Ngewe ndabanza nabwire abantu benshi cyane bagiye bibaza ibintu mbere ko nsobanura kuri icyo. Abantu twagiye twibaza ese kubera iki barinze bafata uduce tungana gutyo muri Kongo, twagiye tubisobanura kuva hasi ariko mumera nk'abakristo, umukristo ukomeza mubyutsa kugira ngo atagwa. Rero turagira ngo tubibutse yuko igisirikare cya FRDC kiracyarimo amavunja, ziya zari ingabo za Kabila, arimo abari mu ibanga badashobora kuvuga basohoka rimwe mu kwezi kugira ngo batange information kuri M23. Harimo na commanders bashobora kuba bagishakishwa kugira ngo bahandurwemo Congo, I mean FRDC ibe free. Hanyuma rero tukaba tugira tuti ni byiza ko ngira ngo muri tekinike hari ikintu bagiye guhindura. Ukagira uti ni byiza ko dusesengura kuri iyo misozi ari uko tubanje gusobanura abanyarwanda bakamenya neza ko impamvu Kisekedi afite intwaro zingana kuriya akaba adafata decision yo kubasha kuba yarasa agashwanyaguza ahantu hose. Harimo ibintu bibiri. Yego, harimo cyambere kugirira impuhwe abaturage, ari nka Kagame we yabikora yatwika akavuga ngo wananchi wakikufa lakini mimi nibaki amani, bapfegiye nsigara inda amahoro na kibazo. Ariko Kisekedi no need, reka tubikore gahoro ariko tuvanemo abaturage bacu igihugu tubone guhandura Maria Mavunja. Ariko arimo noneho maneko za Kabila Joseph nyinshi cyane mu gisirikare baba panze kano kantu ejo zikaba zawe ngo hanyuma yari numbona twaje gufata hariya nabuze ukuntu mbibabwira bari bandiho nakuntu nabonye telefone. Rero twafasha ngaho mu kanya gato tugiye dore basubiye inyuma ahubwo muveyo muri mu muyobo turimo turagenda izo information mudogo izo information rero wenda reka tugaruke gato cyane utwo dusozi mu masegonda 30 tugaruke kwizo information zitangwa na bamwe muri parasite zibazinekera Perezida Kabila kuko byanga bikunda na Kagame na Kagame na Kabarebe. Ese zitangwa gute? Niki biri kugora systeme ya kino gisirikare cya FRDC? Ese niki Perezida Faci Beto ari gukora birahurira he cyane ni imisozi ikikije Minembwe nayo yaje kuba yakwirukanwamo zino nyeshyamba? Ni masegonda 30 yonyine ubundi ukagaruka tukubutse gukurikiye Isano Media Africa ndetse na Sergeant Robert Ambo, Sergeant Robert Truth. Yes, kabisa. Stay in touch. Fatinyondo. Razongo. Ubundi mukomeze na like tuze dufate iminota 20 yonyine tubasesengurira tubasasanurira ibintu bigenda neza cyane. So na mpamvu yo kuvuga ngo sinabavuga hamwe niba mwarakangaranye muri impunzi, nje ntago ndi impunzi. I'm not a refugee, ndi umunya-Uganda, mfite kandi ndi umuntu utajya wihisha. Harimo bamwe nizi bigira abanyankora atari bo, hakabaho bamwe bigira abafumbira ari abanyarwanda. Jewe ndi umunyarwanda. Umva, nagize n'amahirwe ahura na perezida waha, ntamubwira ko ndi umunyarwanda nkanamusuhuza mu kinyarwanda. Kuko perezida wacu nyakubahwa Perezida Museveni bibaye ari ijuru rya mbere, u Rwanda ni irya kabiri. Urumva? Bibaye ari kuvuga ngo ni inzu. U Rwanda ni mu kirambi, muri Uganda ni uburiri turuhukiramo. So ntabwo nagira na rimwe nakishisha ngo utavuga ikinyarwanda ahubwo wipostinga Rwanda ntago ari abanzi bacu. No way. Niyo mpamvu nabonye abanyarwanda bamwe baje banyurira batabizi b'impunzi bavuga ngo ndimo kwenda kubuza